Muraho neza. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kubagezaho impamvu zitandukanye zituma inda zihora zivamo ku bagore bamwe na bamwe. Iki kibazo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umugore, ku mibanire y'abashakanye ndetse no ku marangamutima y'umuryango muri rusange. Nubwo iki kibazo kidakunda kuvugwaho kenshi kubera impungenge n'ipfunwe umuntu ashobora kugira, ariko ni ingenzi cyane ko tugisobanukirwa bihagije. Iyi nda ziguma zivamo si impanuka gusa, ahubwo hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibitera, zaba izifitanye isano n'imiterere y'imyanya ndangagitsina, iz'umubiri n'ubuzima bw'umugore cyangwa se indwara z'amaraso. Uyu mwanya rero tugiye kuganira kuri zimwe mu mpamvu zikunze kugaragara zishobora gutuma umugore akuramo inda inshuro nyinshi, maze turusheho gusobanukirwa iki kibazo no gushaka uburyo nyabwo bwo kugikemura. Birababaje kandi birahangayikishije kugira inda zihora zivamo. Hari impamvu zitandukanye zishobora kubitera, kandi akenshi biba bisaba kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo hamenyekane neza imvano yabyo. Dore zimwe mu mpamvu zisanzwe zitera inda guhora zivamo. Iya mbere ni ibibazo byo mu ntangangore. Iyo intanga y'umugabo n'iy'umugore zihuye zigakora igi rifite ibibazo by'imiterere y'uturemangingo aritwo twa koromozome, akenshi bituma inda idakura neza maze ikavamo. Impamvu ya kabiri ni ibibazo bya nyababyeyi. Nyababyeyi ifite imiterere idasanzwe cyangwa se iy'umura woroshye bishobora gutuma inda idakomera ngo igume mu mwanya wayo maze bikarangira ivuyemo. Naho impamvu ya gatatu ni ibibazo by'imisemburo. Indwara za tiroyide zituma idakora neza. Prolactine nyinshi cyangwa se progesterone nkeya bishobora gutuma inda ivamo. Iyi tiroyide ni agace kaba mu ijosi gakora reglage y'imisemburo n'ubundi buryo umubiri ugenda ukoramo. Niba rero reglage y'imisemburo yagize ikibazo, urumva ko habaho uburyo butandukanye bwo kudatuza mu gihe umwana ari mu nda, maze bikarangira inda ivuyemo. Niba prolactine yabaye nyinshi cyangwa se progesterone ikaba nkeya, urumva izo ni imbusane zikabije cyane zituma umwana atari bugume mu nda maze inda ikavamo. Impamvu ya kane ni indwara zifata imiyoborantanga. Urugero nka infection yo mu gitsina cyangwa se yo mu mura ishobora guteza ikibazo imbere muri nyababyeyi maze bikarangira inda ivuyemo. Impamvu ya gatanu yo ni ibibazo by'ubudahangarwa bw'umubiri. Ni indwara nka syndrome des antiphospholipides ishobora gutuma amaraso y'iyo nda azamo trombose cyangwa se igisa n'utubuye tw'amaraso maze inda ntifate neza ikavamo. Impamvu ya gatandatu ni ibibazo byo mu maraso. Urugero niba umugore arwara umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane bituma inda ivamo, ntabwo yagira amahirwe ahagije yo kuba inda yagumamo. Nayo impamvu ya karindwi ituma inda zihora zivamo ku bagore bamwe na bamwe ni imibereho mibi y'amarangamutima. Urugero umunaniro ukabije, kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi cyangwa se ibiyobyabwenge bitera inda kuvamo kenshi. Naho impamvu ya munani ari nayo ya nyuma mu zo twakusanyije ni imyaka y'umugore. Iyo umugore afite imyaka irengeje 35, ibyago byo gukuramo inda biriyongera cyane kurusha umugore ukiri mutoya. Muri make guhora ukuramo inda ni ikibazo gikomeye, ariko kandi gishobora kuvurwa mu gihe impamvu zacyo zamenyekanye neza. Ikintu cy'ingenzi ni uko umugore uhanganye n'iki kibazo atagomba kubyihererana abifata nk'ibisanzwe, ahubwo aba agomba gushaka ubufasha bw'abaganga kugira ngo hakorwe isuzuma ryimbitse. Bashobora kumukorera ibizami by'imisemburo, bagasuzuma uturemangingo twe n'utw'umugabo, bakamukorera ekogarafi kugira ngo barebe imiterere y'inda ibyara ye, ndetse bakanamusuzuma bakareba ko nta infection zabaye chronique muri we zituma inda zihora zivamo. Ikindi kandi baba bagomba kumufasha bagasuzuma amaraso ye maze bakareba ko atarwaye syndrome des antiphospholipides, ariyo ndwara y'amaraso iterwa n'uko umubiri ukora antiphospholipide antibody maze bigatera amaraso kwifunga, hakabaho formation de kayosange. Izi kayosange niba ziforumye, urumva bituma imitsi y'inda igenda iba migufi, ntibashe kwishinga ngo habeho placenta cyangwa se ingobyi izabasha gutunga no kugaburira umwana.
Niba warazengerejwe n'iki kibazo cyangwa ukaba uzi uwo cyabayeho imbata, wamusangiza ku bumenyi n'inama ziboneye z'uburyo yahangana na kino kibazo, bityo ubuzima bwe bugakomeza kugenda neza kurushaho. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bwo mbarutso y'iterambere ryawe. Tugezeho igitekerezo cyawe, ikibazo cyawe, icyifuzo cyangwa se inyunganizi muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.